mutoya hewe zaninka yakundaga ababyeyi hewe zaninka zaninzoga zari yindi mwana wo muhama ikintu tambajije ikintu tambajije kuko ndo wambajije byinshi pe wambajije byinshi kuko icyo nakubajije nugaruka nzagitekerezaho tuzakigeraho. Bakunzi b'Urwego TV ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Turi muri ya gahunda yacu yo gusura babahanzi baririmba kandi bakanacuranga mu buryo bwa gakondo. Aha turi ni mu rugo rwa Mushabizi. Tugiye kuganira byinshi nkuko mugiye kubyiyumvira. Udacikwa n'ikintu na kimwe. Umushabizi washize ubwo wasinshidikanya ku rugamba. Umuheto ntwara n'umurongo nawukuye mu batanaze mubangana impambara mfoye ndafora numvise kuhida nk'icyuma ntuguzongeramwe umurenge. Mukanze igitutu yiruka amasigamana tempuye n'inkubikubitana ubukana yarukaraga ndekwe rudasuzuza y'impunzi rwampabuka ndi impanzi y'urugamba. Ubwo rero nkaba isekuru cyane guma ngira ngo Mushabizi mwamwumvise ni n'umutaramyi rwose byahamye. Mushabi ndagira ngo wenda mbere yuko tunacuranga tuganireho ese ubundi wibutse wenda watangiye umuziki ryari? Natangiye umuziki mfite nk'imyaka 5 kuko nabibanye ku musaza data w'umbyara yaracurangaga ariko ku buryo babiheranaga bicurangiraga mu giturage mu nkera bikaguma aho ngaho kuya yarataragira za radio zari zitaramamara cyane ngo zikwiri. Wabikuye ku musaza ese ubwo twavuga yuko ari mu maraso bikomora ku maraso cyangwa twavuga yuko ari uko wabyirutse ubona acuranga nyine nawe ugacuranga ubwo twabyita gute? Babyita ko nabibyirukiyeho urabona nkuko Sofia yabibyirukiyeho hano wacu. Ni ibintu rero bikomeza bikagenda mu muco uko bigakomeza bese bikarandagatana ku buryo n'abana bose bagomba kubimenya. Ese wari umaze kutubwira yuko wabyirutse usanga umusaza wawe acuranga nawe nyine ugakuriraho ugacuranga, none se hari abandi basaza b'icyo gihe bacurangaga watubwira? Barahari nka muramu wanjye Kirusi Thomas witwaga Ndengabahizi, witwaga na Jacques Buhigiro, uretse ko Jacques Buhigiro yacuranga gitara ariko icyo gihe nabo batwarahuraga bageraga duhura. Mbese ni benshi base batunzi bakabarira cyakora bari nabasaza nanjye simbazi ariko nasanze bari bakiriho uretse ko nari nkiri mutoya nkabumva. Ndagira ngo umbwire wenda nk'abandi basaza umbwiyemo ba Kirusi Thomas, hari undi musaza umbwiye ntazi niba nawe yari afite nk'indirimbo kuri radio simbize kuko witwa Ndengabahizi twajyanye bwa mbere kuri radio rwose mbere muri 72. None se bariya bahanzi bundi tujya twumva bafite indirimbo kuri radio inanga bariya ubundi nibo bahanzi bariho wenda nka mbere ya jenoside, nibo bariho gusa cyangwa hariho n'abandi ariko batageza ayo mahirwe? Bariho ariko bamwe bagatinya kugera kuri radio nko nababwiyaga witwa Ndengabahizi twajyanye ubwa mbere uko bari badutoranyije turi abantu 4 yewe na Kirusu na Jacques Buhigiro na Ndengabahizi. Ubwo haraho twakinye badukitoranya turabo nibwo twahise tujya kuri radio bwa mbere muri 72. Ni kera. Ubwo rero twe narakomeje ariko na Kirusu abandi bagenda basigara inyuma bazaga buhoro ukabona batabyitayeho ariko nabo bari bafite indirimbo kuri radio mw'icyo gihe twari twajyanyeyo. Mushabi tuganireho gato ndagira ngo wenda uducurangireho nk'indirimbo imwe abantu baba bakuziho kuko ubundi bakuzi nk'umuhanzi. Uducurangireho nk'indirimbo abantu baba bakuziho, abantu benshi bafite amatsiko barabona iki gicurangisho bakabona tuganira bisanzwe nk'abandi bantu, ndagira ngo uducurangire.
kuko hari indirimbo bakunze cyane yitwa Zaninka. Zaninka yakundaga ababyeyi hewe Zaninka nawe yagose hewe Zaninka akasiga umusanzu hewe Zaninka nasome ngo asamare hewe Zaninka igihe cyo kuva iwabo hewe Zaninka nyina yaramubwiye hewe Zaninka atugiye ngukunde hewe Zaninka ntuneye umugongo mpetse umugogoro aragiye umukunzi wacu Zaninka ngakenyera ugende hewe Zaninka unahiriza Musanze hewe Zaninka ubone n'umuryango hewe ninkutaneje munyurarembo hewe Zaninka umwari washatse neza ikiramuruzi ugendere mu rugwiro yewe Zaninka Zaninka yaginama n'umugabo we iwe aragarangwa n'isuku umutima we kandi wangaga ifuti Zaninka mwumva kandi yangaga impaka kuko kuri kutica umutumirano kandi Zaninka yari impahirwa kuratwa urakoma hayiwe Zaninka umuturanyi w'umugome washakaga ko kana ngo akamuvutse ariko Zaninka we yabirenzagaho akamuha umutero ngo acururuke ndetse n'urwagwa rwacyo akamutumira ariko kuneza umwanzi yewe birarushya gira umutima mwiza yiwe Zaninka umunsi umwe Zaninka yagiye ku isoko asiga akana mu nzu ngo yegetseho yahuye n'umugabo wikoreye impu ati mubyeyi mwiza kunteye ishavu yewe mugore ndumva afite igishyika dore uriya muti dukumanukiye hagutwaye urubyaro aranze arakunyaze Zaninka agira ubwoba asubira inyuma ubwo yageze muhira ahindukiye yibuka ko yasize yahuye ihene azicyo asanga umwana asaza imigeri ndetse muri ako kanya bararinaze maze Zaninka intimbira musaza kandi n'umugabo we yarari kwitabaro atangira kubabara riragira ati ese mwarwaza mama umwana aziziki ese mwarwaza data umwana aziziki ese mwanga murinzi umwana aziziki mutiri wa rutsindwa aranza mukoze mu nda ihanagura yo marira yiwe Zaninka aha Mushabizi rero amaze kuturirimba indirimbo yitwa Zaninka ariko Mushabi ndagira ngo nkubaze ubundi ufite indirimbo nyinshi ibyo ari byo byose nyinshi cyane ubundi ni nka zingahe ntabwo nazibara zirarenga 50 60 nkaho ngaho
none se kugira ngo zaninka iba ariyo ndirimbo abantu bakunda rwose ubundi ubona byaratewe n'iki? yewe sinzi kandi hari izindi yewe nubwo abantu bayikunze ariko izo ncuranga mbona nuko iyo abantu bitoranyirije ariko izo ncuranga mbona yewe ku bwanjye numva hari iziruta kure. Ariko ntabwo ari wowe gusa bibaho n'abandi bahanzi bacuranga muri ubu buryo bw'injyana ya gakondo, usanga hari indirimbo azwiho rwose ugasanga niyo abantu bakunze bamuziho, izindi ntibanazimenye cyane akaziririmba mu buriya nk'iyo bavuze Kirusu Tomasi nyiragore abantu bahita bayumva, bavuga Sebatunzi zana inzoga zana iriya ndirimbo, ugasanga Sofia na uriya iyo bavuze umugabo w'inganzwa kandi afite n'izindi acuranga ariko ugasanga bavanamo iyo nk'imwe cyangwa zingahe ugasanga nizo batoranyije. Ese biriya bintu byabiterwa n'iki buriya? Ariko ndumva ko biterwa n'igikundiro cy'abantu ko bikundira ikintu bakumva ko aricyo kibanyuze, ariko abantu ntibakunda kimwe nubwo bayikunda nk'ubwo zari nka nubwo bayikunda kubohereza abantu, hari n'abandi baba bakunze izindi ariko cyane cyane hakoherezwa iyo ngiyo. Mushabi, twebwe rero iyo turimo tuganira tunyuzamo tukajya no mu buzima busanzwe ntitujye ku muziki gusa. Ndagira ngo nkubaze ikibazo, ese ubundi Mushabizi mu buzima busanzwe se abanyate n'abaturanyi, abanyate n'ubuyobozi bw'ibanze, kuko buriya hari ukuntu umuhanzi usanga yumva ko wenda atandukanye n'abandi bantu, bityo ugasanga abaturanyi be ntahahurira nabo ngo baganire, ugasanga ndetse n'ubuyobozi batabanye neza kuko wenda haba nk'inama akumva atagomba kuyijyamo, haba habaye umuganda akumva ibyo bitamureba. Ndagira ngo ugire ikintu tubwira kuri ibyo ngibyo. Icyo nababwira ni uko burya n'umuntu iyo ari umuhanzi akundwa n'abantu benshi, noneho n'abaturage hano duturanye rwose barankunda, n'abantu dusabana, kandi iyo batankunda ntabwo bari kuntorera n'ubuyobozi bw'umudugudu. Uri n'umuyobozi w'umudugudu, ubwo urumva ko nabyo bifite aho kombana n'abantu. Ubwo ngubwo no kuba ubana n'ubuyobozi neza nabyo ngo mise mbyumva cyane rwose cyane. Nk'ubu mwampamagaye ndavuga nti mfite abashyitsi bampagaye kuza mu nama, ndavuga hari abashyitsi bari buze kunsura, ndabahamagara ndabibamenyesha, bati ntacyo bitwaye ubwo uri kumwe n'abashyitsi. Aho ngaho hari mu buzima busanzwe, reka twigarukire ku muziki. Mushabi, ubu ngubu urimo urabyina uvamo, niko nabivuga? Ubu ndabyina mvamo, uzi ko ubu nujuje imyaka 20. Umuntu ntabwo yabimenya. Kirusu Tomasi muramu wanjye uriya bigeze kuduhamagara, nagiye musindagiza hariya kuri Serina ari umuntu uri imbere wose, sinzi uko nashyizemo inanga yitwa Makamba, ngiye kubona mbona arahagurutse aratambye, noneho bajya kumufata bati musaza afite kubita hasi, nta ntege yari afite kandi yarashaje cyane. Iminsi yashize adashaje, ibyo ari byo byose uyu muhanzi arakomeza agatwara twaza. Ikintu nari mbivugiye yuko uri mu byinuvamo, nagira ngo nkurizeho nkubaze nti ese hari abahanzi batoya wenda waba waratoje cyangwa hari abana baba barigishije gucuranga inanga kugira ngo wenda nk'igihe uzaba utakiriho cyangwa unakiriho bakaba banacuranga? Ni benshi cyane, hari abumva bari kuri radio bose, abumva kuri radio bumva ababaza n'indirimbo kuri radio n'igihe bigiye hano, abandi basangaga hano nkabigisha, araho najyaga n'ikigaraho nkabigisha benshi, nabi wanje hano baracuranga bose. Ute nabi wawe hano baracuranga, ariko hari ikintu ngewe numvise kuri bari abahanzi bakiri batoya, murumva ni ikibazo, ndagira ngo nawe nkikubwire numve niba nawe ucyumva nk'ikibazo. Bari abahanzi nubwo ubigisha gucuranga, iyo bacuranga bumva hari ikintu kiburamo, bumva atari wa mwimerere wa Mushabizi, bumva inanga bacuranga hari ikintu kiri kuburamo. Ngiye niko mbyumva, nawe sinzi niba ariko nibyo ibyo uvuze nibyo kuko
araza nkamwigisha, ariko iyo amaze kumva afutukiyeho gatoya ahita abijyana, byari kubera gushaka agafaranga nyine, akajya gushaka ukuntu yabona agafaranga, ariko atari yiga ngo wumve ko abimenye neza. Bose se barange ngiye nari naketse ko wenda hari utuntu bakinga kugira ngo ugumye bayobore, ntatwo bakinga. Yewe nigisha ntatwo bakinga rwose, ndaza abana nkabigisha rwose, ariko barabamaze kuba abahanga pe. None se ubundi hari umugani wa Kinyarwanda bavuga ngo wigisha intore guhamiriza, ibyo byo barabashobora wigisha intore. None ubu abo nigisha bamwe bajya hanze rwose, baragenda hanze. Ese kuba bajya hanze bivuze ko bakurusha gucuranga? Oya, ntibishoboka. Nese kubera iki bidashoboka? Ariko rero kuko bo hari ibyo bazanamo by'igihe tugezemo, mu gihe tugezemo bakagenda babizanamo, akazanamo utuntu aho igihe kigeze, n'imiririmbire y'ubu ngubu, n'imiririmbire y'ubu, ukumva nabo ko bagenda bongeramo. Nabyo ntabwo ari bibi, ntabwo ari bibi rero, nabyo ntabwo ari bibi. Niba nanamwigishije nubwo yabagiye atabifite neza, ariko nawe akagira utundi ashyiraho, ntabwo ari bibi. Noneho Mushabi, ndagira ngo wongere udushyireho indi nanga. Ya ni Nyirabisabo. Mwana wa mama zani inzoga nzani yindi, mwana wa mama tuziture macare warubuza cyuma, twese muzigura nzamusabe hazaye impanda beze, mwana wa mama mwana wa mama ndiruka mwana wa mama, ndirukera ikibaye mwana wa mama, ndirukera intabaza mwana wa mama, tagendera ubugabo mwana wa mama, ndimanzi y'ubuhani mwana wa mama mwana wa mama simve nk'ikindi nk'umugore wanjye, umugore wibanze ni Nyirabisabo, nagiye kumusura nsanga araryamye, inkebutse kumushaka nsanga ararwaye, umurabuzi w'igikondo yaramumpebeje, inubu urugimbu yaramumpebeje, umurabuzi w'umutiga yaramumpebeje, n'umukuzi w'igikondo yaramumpebeje, mwene rusaki yaramumpaye, uramumpaye mwana wa mama, nsindira iby'ububa n'ibyihinda, databuja n'ingendo nziza mvumba mugabo we, simvumba urugamba mvumba mugabo we, urwa mugabo kanyarwango manzi naraye, mwana wa mama
zana inzoga nzana iyindi mwana wa mama tuziture macari waruvuza cyuma rwose muzigura nzamusabe ngi azayimpanda bizi mwana wa mama mpamiriza mu nka b'ingenzi ntibakubare inyuma ishema ry'abasore ndoruje uwo basingiza mu gitaramo ndi umugabo wa rusindihi simvumba urugamba mvumba mugabo we urwa mugabo kanyarwango mazi naraye mwana wa mama aha abakunzi b'Urwego TV rero turi kumwe na Mushabizi washize ubwoba kugira ngo mwamwumvise ni umucuranzi w'umuhanga rwose za ndirimbo mwakunze za nanga za kera inyinshi ni za Mushabizi izindi ni iz'abasaza ariko Mushabizi ndagira ngo nkubaze ubundi mu basaza mwacuranganye wenda nka mbere ya jenoside hari abandi baba bakiri mwacuranganye nanga ya bose barashide nta bakiriho abasaza hari bari abandarama barwishyura polinari ariko bari bakiri n'abatoya kuko twaranganaga bari bakiri batoya kereka bari base batunzi ba rujindiri n'abakirusu ba munzenzi abo bari bakuze nanjye nabyirutse ari abasaza bakuze ubu ntawe ukiriho muri abo basaza mwacuranganye nta n'umwe ukiriho wari warasigaye ni se w'amashamba amasamburiya niwe warasigaye urabona nawe yasentori nawe yarashaje none ikindi kibazo nakubaza ubu buno buhanzi ese ubona hari ikintu bukugezaho mu buryo bwa mikoro bukingezaho kubera guhera mu icyo gihe cyose nagiye nkora ariko ndanyaruka buhoro buhoro ukagira icyo bungezaho kuko burya iyo ugiye nko gukina ukabona agafaranga urumva ko uza kakagira icyo kakunganiraho ariko urabona nk'ubu ngubu urabona mu basaza mwacuranganye imbere ya jenoside ni wowe usigaye ukibumbatiye uyu muco nyarwanda wo gucuranga inanga ngiye mbona byakagombye kuba bikuzamura bikakugeza ku rundi rwego nabyo byashoboka ariko nkamwe nk'uko muza hano mugenda mugira icyo mubivugaho nabyo bikagira icyo kuko hari ubwo bampamagara hagenda nyine nk'abayo mateka ibyo bambaza ariko nyine kubera kwigumira hano ntabwo ari biravuga ko bihambaye ariko ibyo ntibibura hari minisiteri y'umuco na siporo urayizi ndayizi hari ikintu igibafasha nk'abahanzi ba gakondo bari mu muco abahanzi bari mu muco ntabwo ikunze kutugeraho cyane kereka nk'iyo baduhamagaye ku munsi w'umuco nka uriya umunsi w'umuco wabaye ariko bakampamagara bakatugenera agahembo bakakaduha ariko ni nk'aho tugendera nta bindi mwese mushabe nk'iyo ubonye nk'abahanzi bakiri batoya bajya hanze baba ari n'abahanzi banacuranga inanga cyangwa se n'abandi bari bacuranga zino ndirimbo z'ubu ngubu zigezweho bajya hanze ariko wowe ntiba baguhamagara ngo nawe ujye gucurangayo ese ubifata gute aho hanini naho hatangaje kuko ariko byose biterwa ni mbese navuga ko ari kumenyana kuko kubona batwara abana batoya nyine wa mugani ari gihe watangiye mbigisha nkasigara wumva ko nyine hari ikintu kiba kirimo kuko nanjye aho hantu haranyuye ntabwo nabona uko mbasobanura
ni ibintu bitumvikana byo uretse n'abacuranga n'inanga n'abandi ukajya kubona batwaye nk'umuhanzi ucuranga hip hop akajya muri Amerika ariho hip hop yaturutse. none se ariko biterwa n'umuterankunga hari. none se uri wacuranze gisupusupu ejo bundi amahanga ntamaze kuyayogoza agenda se ejo bundi yatangiye katswe wo muri 72 urumva rero ko biterwa yenda no kugira umuterankunga n'amahirwe nayo kandi uretse ko natwe ntacyo bintwaye urera hano mu Rwanda rwa. Noneho Mushabi ndagira ngo mu kanya turasoza gusa habaye hari nk'ikintu wenda ntakubajije wumva wavuga wakivuga nk'ikintu tambajije ikintu tambajije kuko wambajije byinshi pe wambajije byinshi kuko icyo ntakubajije ubwo nugaruka nzagitekerezaho tuzakigeraho. Mushabizi ni umusaza w'umuhanga cyane mu gusubiza rwose. Noneho ndagira ngo dusoza udushyirireho indi nanga. Reka nze mbashirireho amakamba ya indi wavuze ngo Kirusi wari wacuranza akizihirwa agahaguruka amakamba. Ayo na amakamba ni muyakamba kambe kambo kahinda rudasukira umutano bose mpinga ibyaye mwandahira guhunga. Atarushiye imigarama zishihira ku murongo rushimuta abantu rwanya amashara semanzi bona barinda uratema imikore wakira imiyoboro. Aturiri ngonduri yabikwakwanyuri yabikora mu bishyimbo by'agashamba rinduri vugiye akimitoma nagorora wanze kwigira icyanangwa. Nkuza ya Kirima nama rurangangerero nkota bigwi ya rugina nyamurasira mu nkwa y'inkomere zivuna bahizi inkongoro zikwita musabwa. Kirarwa mu rwindinda kirarukeri kibaye mberukeri kibaye rwagagariyo yaganje rwambigabo ya rubura nyaruga bagera ingondo. Ateruku kazikubana rukurungira kigondo data w'umukondo nyaruzi yabihize by'imagambi mpirikanyi yabigoga beno bisitari nka mu marembo kwa Sezibera. Aturiri inkura ya nkwaye nkota biguye rugina nkomereza nkiko rubushi igitera ingabo zahariwe rwahama. Aturiye amacamba atanaza amatere warashe umwana mu marembo kwa Sendugura umuheto w'ikivuru gutawuresha hejuru mu kivura nyamwinshi ingabo zaraye rubunda. Aturi n'ingaburinga juri gisiganye hinga barasabuko nakiguruka busigura igisaza cyo mu ndende. Urakonya bakwegura bagaraba ya muri bya murandu kuranduje wa muranda huri ikiwe nyamudada barahirika ntutembe. Aturi n'inyogaruzi y'amageragere uroga magaza amazi kugera mu ndura imisambi ya rwaserera baguhamagara nk'umwana ukitaba nk'abagabo. Nderukeri kibaye kirarukeri kibaye kirarukuka zikubana mberukuka zikubana woni rukunguza nkota.
ya bakunzi b'Urwego TV twaganiraga na Mushabizi. Kuri mikrofone nari Jacques Tuyizere. Kuri kamera hari hariho DJ Gerard. Ushaka ko hari undi muhanze tuzabasurira bishyire muri comment turabisoma. Ubundi hasigaye nagushishikariza gukora subscribe niba utarayikora kugira ngo ujye ubona video nshyashya dushyizeho. Bye.